Joseph mvuka mu karere ka Nyamasheke itorero mvuka ryambyagize ubutumwa n'itorero rya Bigiti amateka rero y'amazi ariko ubu ndi mu murenge wa Nyakabuye niho nimukije amateka y'amazi rero natangiye kuhakorera mu mwaka wa 2005 ukumva iyo myaka yose amazi rero yarasangwa hari hano ariko ari ishami ikurimuka ku kinini hari haruguru nagize ubuhamya bwiza hagati y'abakristo abanyamasengesho abasanze abo dukoranye ibibazo bitabura rero igihe kiza kandi muri uko kuhakorera nakoze imirimo indanga amazi yakama hashingiye impamvu ngo ngenda yakungura ariyanga kurusha kugira ngo abantu batagira ikibazo cyo kwikura hasi ndubaka mbega ndangwa n'ibikorwa byiza ariko igihe kiza kugera mu mwaka wa 2020 iyi ndwara ya coronavirus yinjiye habaho ko guturika indambi baturikije indambi amazi yo ku kinini ariyo fondasiyo y'iri soko hasi harakakaho yarari ateretse rakaka aza kuyasa amazi rero avaho ngaho umwanya wayo areka hano mu mihanda muri Rukokwe naho hari ikidendezi nacyo cyamanukaga icyo gihe naho bati ikidendezi naho harakaka arakama kuko nibuka icyo gihe hari ku Cimerwa nari nahiriwe noneho bigeze saa 11 ndaje ngeze mu Nyamarongo urutambiri waturika ariko ruturika bitandukanye nuko zari bisanzwe biturika ndagenda ngeze hirya n'urundi waturika ngeze hirya ubwa gatatu waturika ngo bora butangiye guhumana ariko wa mbere saa 2 mbageze sanga aha amazi yakana cyokora nabaye ngugiye muri koma ngira ikibazo ndazamuka umwonga wose aho yamanuka gasanga uya mazi nyine yakana ngeze ku kinini sanga nayo kugisibuzi naho abagore bogeraga nawe yakana ngeze nyine kuri fondasiyo yayo nsanga yakamye no kuri cage yakamye hasigaye utuntu duke cyane naramanutse ngeze hano nsanga hano yaretse ariko hariya naho amaze gukama nyine huri ngira ibibazo abanyamasengesho baza abaturutse Kigali n'abaturutse mu Nyamasheke icyo gihe abakongomani ndi bazaga kubera corona yarikomeye noneho tugira ikibazo ahantu rero hasa harakendera ariko igihe kimwe muri iryo joro ayiriya yakamye muri iryo joro yarayakamyemo niho narose inzozi ngewe ubwanjye ndamuhanuzi runaka ninjye ari saa 5 z'ijoro ijwi riraza ngo kangukurebe mbona ngo hari amazi yakamye no ku kinini yakamye ariko ijwi riravuga ngo ahangaha hariya nyine yakamye ngo ndabwazongera kugaruka ukundi nubwo wakora gutya ngariko ahangaha ngo nubwo akamye ni wowe uzongera ukayagarura kandi ugatabara abantu ukavura imibiri y'abantu ngo kandi ariko nabyo bizagirere nagize ikibazo ndatekereza ati ningozi z'umuruho gutyo nabimenye ko zari z'ukuri ariko mbageze nsanga amazi yakana twakomeze kugira ikibazo zina rya mwami wa kera ni mu ndirimbo ya 419 iri mu gitabo yanditse nuko mu muhamagaro wanjye hanashingiye n'ibibazo ngenda ngira bwanjye ngewe byanjye n'umubiri wanjye n'imibabaro yanjye iyo ndirimbo ndayikunda kandi mu kuyikunda kwanjye niyo nyiririnda usibye nanjye n'abandi bazi indego n'icyerekezo cyayo indangiro n'inyisubizo birabafasha turirimba ikora tuvuga ngo muri Yesu gumamo harimo akabanga aya mazi rero afite akabanga ku bantu bose kiremwa muntu dore ko n'ubundi afasha usibye ko ubu n'ubundi batwikije indamba agakonza hashingiye fondasiyo yaturukagaho bari bamenye
arakakaharangirika ariko aya mazi afitiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose umumaro iyo tuyagiyemo bisanzwe naho umuntu atasenga ariko agira kiremwa muntu umumaro hagati y'ubuzima bw'umuntu mu ngingo zangiritse abantu twakoze imirimo ivunanye twafashe ingendo abandi batwaye imodoka n'ibindi noneho iyo tuyinjiyemo aradufasha mu mavunane bigatuma kongererwa imbaraga tugira kongerwa n'iminsi usibye n'ibyo ibanga ry'abanyamasengesho rero iyo tuyagiyemo hari n'indi banga ritandukanye n'abadasenga turagenda tukambaza Imana abafite indwara za rubagimbande z'imvune n'ibindi birwara ku gihe cy'Imana kimwe nuko na muganga wahawe ububasha n'Imana n'ibyo yigiye yagiye kuvura umuntu yambaza Imana byagera no ku Imana igitiza umuntu kugira cyo kubaho wa murwayi muganga akamuvura gakira aya mazi rero natwe dufite ibanga ariko nubwo bimeze gutyo ndakuraho dosiye y'urupfu cyangwa igihe cy'umuntu ariko urumva ko adufitiye ibanga umumaro abandi rero bahatabayerwa mu buryo bwinshi bunyuranye iryo ni ryo banga ikindi iyo tuyinjiyemo ntabwo twebwe twizirikana ubwacu ngo kiriya ndirimbo nkuze kuririmba ivuga ngo hari umwami wa kera yari umugwaneza ariko uri noherare mu mutindi iyo tuyagiyemo turisengera tugasengera n'abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi n'igihugu n'ubuyobozi bwa leta na perezida wacu bikadufasha bikagenda neza AMAZI rero njye nitwa Misigaro Jean Bosco ndi mu murenge wa Bugarama akagari ka Pera mu mudugudu wa Murambi aya AMAZI ubona harimo ibanga rikomeye aya AMAZI harimo ibisubizo njyewe Imana yambwiye ngo izangirira neza ndi umwana mutoya kuko ubu bumuga nubwo navukanye navutse mfite utuno tubiri akaguru kadashinga ndi mugufiya cyane noneho leta y'ubumwe iza kunjyana ahantu bita Gahini mu bitaro banjyanye niga mu mwaka wa 4 hari umushinga wandihiraga bita handikape mama n'umuntu ukunda gusenga isibye ko abo tuvuka nabo badasenga ubwo njye umuhereje nakurikije mama nyine nanjye nkunda gusenga nkagimba ndi hano ku AMAZI cyangwa nkaba ndi muri murya cyangwa ubundi butandukanye cyangwa ibyuma Imana rero ingira ko izangirira neza ititaye aho nturuka cyangwa ubuzima mbayemo njye mbana na mama papa we nawe nzi yansize mu nda yarapfuye ubuzima tubayeho ni ubukene tugaburirwa n'Imana ariko mbasha kwiyambika nkabana n'icyo gikotora Imana rero yarambwiye ati izangirira neza rimbwira ndi umwana mutoya nyine niga mu mwaka natangiye kuganira n'Imana sindi umuhanuzi ariko Imana hari abifiteho ububasha b'abahanuzi bashobora kukubwira ibyabo igenda irimbwira mu nzira zitandukanye mbona umunsi umwe niga mu mwaka wa 5 mbona barantwaye nigaga mu kigo cya Gatolika primaire mbona barantwaye mvurirwa ahantu hakomeye cyane baranyishurira bamenyera buri kimwe cyose bankuraho n'aka kaguru kari kambangamiye urabona yari imbogamizi ntabwo nashoboraga kugenda ngo imbe nagenda birometero birebire ubwo ibyo bankoreye byari ryasezerano ry'Imana ryari rigize risohoye kubyumva bampa n'isimbura ngingo ya miliyoni 1.5 ngenda nyishiraho ngiye gusenga nkambara inkweto zose zifunze nta kibazo mpamvu nasize mu rugo rero ako kantu n'akantu k'agastire ntabwo nakajyana muri aya mazi ariko ndiko gutya n'imbago nyaruka muri aya mazi ngasenga ngatanga ibyifuzo byanjye narangiza nkanataha ubu rero impamvu ngiye nkunda kujya muri ubu butayu bw'AMAZI aha ni ahantu tuza dusubiriza ahantu ni ahantu dusubirizwa njyewe urabona umushinga umaze kurangira naravuze ati se nakiga gute nta mushinga kandi indya ari kuri Imana mfasha nkambara ari kuri Imana mfasha njyewe naragiye nigenda Kamembe ngaterura ishengesho ati Imana yacu wowe ufite ibidutunga ndamburiraho ibiganza nk'ibyaramburiyeho Eliya ibiganza by'umugisha ibyo kurya n'ibyo kunywa niwo bifite namara gusenga iryo jambo namara guterura iryo jambo nagereka n'andi magambo bijyanye no gusenga nkabona Imana ikamfungurira mu buryo bugoye cyane njyewe ndi umuntu ukunda kwisabira amafaranga
Nyakabuye, Gishoma, Kamembe, ahantu hose nibwo buzima mbayemo. Ariko hari umunsi nzafata nkihererana n'Imana nkaza hano ku Mashyuza, nkaza muri Murya n'ibindi byumba bitandukanye. Ubwo rero Imana yambwiye ko izangirira neza, ntegereje iryo sezerano. Yaramvuye nsigaye ndesha n'abandi, nari umuntu utaresha n'abandi, yankuye mu bandi, yishira ku rugero rukwiriye, mfite aho ntaha. Hari n'abasore bari aha hanze batagira aho bataha, hari ibyomanzi, uri kubyumva. Ibyo byose ngo kandi mfitanye n'Imana umugambi ukomeye cyane.